Diama irihe? Diama irihe? Ntabwo ngize mbona Diama. Nayishatse ndayibura. Bamenga Diama yange. Bite? Diama. Nayibuze nashaka ndayibura. Bamenga, bikinichezo sa, bikinichezo kabisa. Ketchup, uramusata tuhaye Diama. Bamenga. Nyama sio, Diama irihe? Cyangwa mwiciye mo. Nyana ayibuze no kuri gwema. Diama irihe? naho ibyiza tubafitiye mu mpera z'umwaka ku banyoye ikosora harimo ibihembo byinshi bishimishije. Icyo usabwa gusa ni ukugura ikosora maze ugahamagara 0788 89 12 61 ziri kuri kanete y'ikosora. Uramucita tuwaye Diama. Ntabwo nakubesha nasenyera mama ngo bakujyana dukote ya Mungu nife kafiri kandi nyarwa ndukuri kwimanye Ni shweri Diama. Diama nayibuze. Papa wari warabuze nabirwaga cyagiye tuva kuzana ya mari nubwo twayibuze ariko nibyo gura guherukaga. Bamenga Ketchup arahari. Yarahari. Mubwire ndamushaka. Ona Sasa hivi tukote Ketchup bitese. ni sawa Mese neza. sasa nini Mbone nta kintu uvuga se bimeze gute? Uricara gusa tugatuza ntunahamagara umuntu ngura mubwira ngo bimeze gutya murafitanye deal nta kintu uvuga kukise. mvuga iki se tuko Sasa na deal dufitanye ya Diama byarangiye gute? tuko nimba hari ibintu nahaze Diamirimo nukuri kw'Imana Urahaga ku mari yange ngewe kukisi waga ku mari yange ngenda kene Diama yange twaragiye turabura sasa yagiye sinzi nimba warayitaye nimba ari wowe uyifite simbizi kuki ese tuko kamamagare bamenye no n'umubaza bamenya na mucanga bamenga nta wazi sasa urumubaza Diama koma gute se bamenya ngwino hano tukongeye ibintu bya Diama bame hari Diama ufite Peti bamenga wari wasubirayo ngura ebe Diama irahari cyangwa ntihari sasa kwa nini sura uramuzana kugira gute hanga na nyine byibura twagendaga twese tuko sinasigaranaga nawe bamenya kajya muhara wenyine kia bamenga ngewe na mu affaire sina na muzika bisa bamenya na Diama afite nanjye na Diama sasa iri hehe sasa iko wapi Peti bamenga iko wapi iri hehe subira muri gahunda zawe uraguzana gutyo gusa tu uragura imisatsi urashiraho uragira kikintu uragura inkweto uragura ijipo imupira bien mu mari yange kubera iki se genda guma umuntu nakakwihorera nawe ngo umutondagira umumenyere iki ni mari yange reba neza iyi misatsi nayikuze mu mari yawe nge sindagakobwa kawe sasa uragashuti kange sasa ni nana naguha amafaranga singenda guha amafaranga nabwirwa n'ikimba Diama utaragurishije waragurishije uragura imyenda uragura inkweto nta nkweto wagiraga uragura inkweto uragura amajipo umva tukunda kuyama mbabara twubahane mbabarira twubaha niki kise kumari yange twubahane iyo Diama yawe nitumumenyera gunyubahuke urengere Ketchup nta Diama mfite uri kunyumva neza nta Diama yawe mfite Ketchup ngiye urashaka kunzamurira ibibazo byinshi cyane bizamure Ketchup nge nakukubita we pumbafu nakukubita nakumenagura hejuru ya Diama yange nge nashaka Diama yange kwa kibi na kiza tukoreka nkubwira ndahangaha mfata unkubite unzingazinge unkatakate unkoresha ikintu ushaka sikia Ketchup ngewe nakupasura kabisa nakukubita hejuru ya Diama yange ntago nje nkiri mikiro ku mari yange habiwezekane kabisa agerayo umva nkubwire tuko ni wankoraho hano ni mu Rwanda ntago wankubita kumbe urangira urava ngo ni mu Rwanda nta kintu nagukoraho bahati yako sasa
byo nibyo byishimo byawe ariko nge nakuzingazinga nakumenagura hejuru ya diama yange nge nta mikino ngira ku mari yange uri kumva unasikia tuko ntuzongeye kumbaza diama mu buzima bwawe bwose si sasa ndayikubaza ndayibaze nde undi sasa ndakubwiye ngo ntuzongere kumbaza diama waryambuka birota juraniye shayitani biguteye kuko nge nta diama yawe mfite unzanya umunwa muremure wowe siya kecha nge nta muntu ujya umbeza gutyo gusa ngagende urateje udaca hasi ndekura cyangwa se umwereke ikise wamagare ribu bamenya uramagara bamenye ikise umva tuko nta diama mfite ntuzongere no kugishyira umbaza bamenya tuko wambabari bamenya urankangisha gusa ngo ntago nagukora sasa we ije nakubwira ngo ntuzongere kwano waje gukora iki sasa waje gukora iki urondera stress nifite stress urazana wowe uzize umuntu afite ariko wowe uzize umuntu afite baguru no musaza umva sora y'uruno musaza mugiye vie kwa twende wewe sohora umva wakurikiye bagukubise wenge ndi umugabo mugenzi wawe ngeruzana ibyo ngibyo umva kino gisaza kitwa gutari tuko wati kwa nini unakuwa hivi kwa nini uyu nguyu se kuchesaka kuzana hivi sokeya ni wala kumisurice mugore ndamusunitse nyine ori umuntu umugabo turarwana tu nta kibazo je ndwana nawe nakuma apo tuko soka gira ku urwo ruhana rumene soka vano peti iyi rupara yange barayubaha kwisi yose kwisi yose barayubaha urapata uruhara guta ukakubita ishure shanu n'ubutarasuka hano urabona ikintu wabyumvise rimwe kabiri gatatu Sasa urigira guto ni munzi wawe tukari munzi ukagenda uri kecha mwambie tugende hanze soka arabukumukira ndamubwira harabura kabiri ndagukubita ugira inama wasoma ndagukubita harabura kabiri kecha paraguheka mu mugongo kane ni umva iyo ndangiza kane n'igice utarasoka wagisaza ntakore uko nkugira n'uruhara rubi gusa nakumena je urumva Ewana papa unaona uko mtu wa mzuri sana. Kasema huyu papa kukumbuka mserivoi yangu aisha nipatia turamia. Kasema papa ni wa mzuri sana. Buri ariko ngwiza ukuri uri mu bantu bajya bazanga nk'abakingurira. Uzarebe nk'abandi bantu yo baje mugira kingufuri zapfuye bakagumisha modokari yabo hanze ugasanga babye turubizeri cyangwa babye sinye z'imodokari ako ko ujye uncangira mukama n'amafaranga nese mvuga ati uyu mupapa ni wa muzuri batazayamwiba niyo mpamvu zanga nagwanagurira imodokari kwa juu ya nini umefanana na hera papa wewe umefanana na hera papa mzuri nipatie 5000 hapo ati bamenye urashaka amafaranga musa amafaranga aranshaka ko ari ngiye yashaka nyine sasa kwa murashaka amafaranga ngenda guhereza ubushi sinagwaye 3000 nashukuru ndaguhereza 10000 acha black ndiyo tena ndakunda inyama ndakugura inyama nani kuku inkoko yote kabisa oui papa lakini urankorera akazi urabona ketchup kawapi ketchup aranzunguza reshaka na ndeshaka ambe diama yangi ile diama papa je m'excuse a part seke nangize kubabeshya mbajyana ku maduka cyagiye buriya nubwo wahoje ubimbaza hano narababeshye cookies ngewe nashaka gusohoka hano mu rugo kandi ari akwiduka bari ibintu byo kwirira kandi mama yako muranjyana ndareyo numvishe ko ndibuze ko ibintu byinshi byo kwirira ubundi ngiye nta na diama narinzi ntabwo narinzi nani na diama ngiye ntabwo nari mbizi nuko najyaho ndiye hari na boro ko niyakira mere neza cyane n'ubundi ngiye ntabwo nakubeshya papa kuki utambwiye ukareka uragenda hariya turagufungirana twagiye kutambwiye na diama mfite na diama nzi ntaki kukise petit bamenya sasa wewe papa excusez je il est l'imari irakomeye oui irakomeye petit bamenye irakomeye papa iko kwa ngapi mafaranga ndayigurisha ndabona mafaranga ndubaka amazu meshi na mamodoka nawe unawina kale kadogo kare ka hivi na urakira sasa munekere mugende neza urakurikira no aragenda mu nkweto warashyiramo mu gakapu arashyira mu uracunga bien urebe kurayibona ukibona ndakora pele kabisa sukona namba zangu nzote 10
kabisa, usiwe na wasi kabisa. Mimi ndagua dibi ba na kuku tena tutatembea fast plan. Papa, sasa mu 1010 uzampa ngame mu 270 ukansiga mu 300 nazaguha amakuru none nawe ukahita umujya mu 300 byanjye ubu nsigayemo. Wewe kora akazi we nta kibazo ngenda gwa amafaranga nta kibazo kabisa. Merci beaucoup papa. Hata na 2000. Sasa ngewe reka ndakwereke. Reka ndakwereze ku momo. Kwani nakasha pana. Ndakueleza natumikisha Airtel Money. Hakuna shida ya Airtel Money. Tena nani Airtel Money ndio rapid. Nafanana mu mainshi mengi kabisa tena ntago bishyuza umuntu. Tafu. Tukashizo tukazibona kabisa na kibazo. Papa. Na miri bare igihumbi kimwe gusa. Amenya. We. Sawa. Merci beaucoup papa. Ewa, gihumbi yako ya mzuri sana. Papa, hakuna go kiri mu mafaranga mu 10 uzama. Iyo ni nini kasoda tu. Bonus. Ndakubati. Bonus. Ntuzakoreshe nabi nguragende nguranywa inzoga uranywa rugombo. Nishaona pombe. Pombe kanipenda nkasema nishahemukire iyi pombe. Pombe kakunywa kidogo tu. Mimi sipendanga pombe. Pombe ishapenda mimi. Kweli? Mimi sipendanga pombe. Mimi napenda Fanta. Pombe kanipenda na mimi. Papa, ewa na Mungu akupatie marehema. Marehema pe. Marehema? Hii marehema sio marehemu. Marehema ni? Amahoro. Tibameni. Sasa, amahoro si amani. Nishajijwe. Iyo ni akademi yako? Oui. Sawa. Sawa papa. Wewe mzuri Mungu akupatie ale. Papa ni mzuri sana. Mushenzi. Ese ko wapfukuye wowe kandi? Bagiye kwa muganga baramanya ngo ngipfukure. Ngo no kizakira vuba. Akura mushenzi yaranyishe neza. Ariko yabikora bishaka. Je nari kumukunja nkuko nagiye gukunja kira gisazo. Ariko kanireka nkubwiye ngeze uko najya nkwizera. Ubu uwo ngo yagiye kubona abona hanga niho agomba kwinjiramo igiti aha saha hano saha kuki atariho yayikubise. Ubuzwa ndiki kunyizera. Ubu mukarani warafite igityo ari kugenda areba imbere. Ubwo ntago igityo cyari kurebaho gikubita. Yo kuki kitakubisa handi kigakubita aha. Urashaka hese ngo utaye aro kizakubita. Ntabwo kumwe n'abakobwa nyine baraza bahonda amaho ngaho. Keca ufite ibibazo byinshi sibyo? Kandi niwe kuva wagera mu rugo. Urigiye niwe utuma ngira ibibazo. Tutaramera ko nta bibazo nagiraga. Urumva icyo kibazo atari ubusubumbajijeho. Kandi numva nkubwire nta kintu kiza kitari mu gihe cyacyo. Ubu rero uri mu bihe by'ibibazo nimba ubona ko ubuzima bwawe bwose bwagiye mu bibazo. Ibyinshi natewe nawe. Ngiye ko ntabyo mfite. Sawa. Keca ndakwiyamye n'undi munsi ntukazanzana ibibazo nk'ibyo ngibyo. Ugira ko nakubwiza ukuri. Ukuri kurimo aho ngano kwese. Kurenza uko nakubwiye jewe. None rero imba ukuri wase kurakara. Niba uzi ko ibyo kuvuga ari ukuri. Reba kira gisaza ikindi nkubwira ntikizagaruka muri runo rugo. Urumva? Ntikizagaruke muri runo rugo. Ubu nuko nyibabare. Muhamagaye giraho. Reka nkubwire Keca. Uriya musaza no mutwara ari afite ibiso mu mubiri wose. Namukubise. Mubwira tubutaza koza karenjano nkamusanga. Nzamukubita ruhara. Inkovu zizamera nk'umusatsi uzabibona. Ntago mba namuhamagaye njye kubona nkabona araje. Hano yahagize iwe rero. Ubwire n'abamenya ntazongere kumukingurira. Ubimwibwirire kandi kuko namuhaza ngeze hano. Wumvise? Soko muri kubona. Bro no mukunda gushaka. Mbese nabonsaza. Oya ni bya famille. Wonge ntago ndi famille. Ntago ari ibibazo nk'ibya Keca kugiye kumbwira. Ni bya famille. Keca ari umuryango wacu atari ko bijarera igiti cy'imisaza. Maze kuvugana na Poli. Uko nyuma arambwiye ngo ashaka kuzana uyu munsi cyangwa ejo bundi. Ariko numvishe ashaka kuza uyu munsi cyangwa ejo. Agiye kuza uyu munsi.
mbese ko utamubajije neza igihe icyo ari cyose ngo tumwitegure usigura kujya kuburana nawe wowe uriya ni umuntu w'ingirakamaro icyiza nuko tubwiye ko agiye agomba kuzanga yazi uyu munsi yazi ejo tugomba kumwitegura baragiye kuza kudusura azaye amafaranga se ariko nta n'ikibazo cy'amafaranga kiwe nta n'ikibazo cy'amafaranga pore n'umuntu nkunda naje kwisanga ko kabereye umuryango wacu reka se ndamukunda numva umutima wanjye ari reka ndi umukobwa n'igihe yatwara ariko nta kibazo nzamuha mushiki wanjye sibyo umva yako bro ushaka kunyigira umuntu w'umunyabwenge yanjye ngo nteke imitwe ndabizi nta kicyusha kira pore n'amafaranga ahubwo umva kubwira icyo nshaka kuvuga cyo nguhamagara baragomba kuza kandi tukamwakira kandi ngiye nta mafaranga mfite pe habe nta mafaranga mfite oya we ntugire ikibazo cy'amafaranga reka nkubwire amafaranga ndaza kuyaguha we menye umunsi niba ari buzuye umunsi mbo niko nyashaka sibyo apana kuza kunturaho ibintu niba rejo umuntu yashaka ahubwo se twamwitegura gute ambwiye ko atazarenza ejo yewe ngo tugomba kwitegura umunsi nyine n'ejo kwitegura twateka nyine ibiryo bike byose tukamwakira nyine nk'umukwe se buriya abakire bakunda ibihe biryo umva inkoko ni nkuko wambaza ngo nkunda iki umva wenda inkoko ariko reka mwereke ibyo tubyihorere ndaza kuvugana n'abamenya twandika ibintu byose bikenewe ibyo kurya ibyo kunywa no dukorere na totaye amafaranga nkubwire Tam njaba uri gukora iki narindi kuri chat uchat tu akazi karapfa uri ku chat nose prince n'abahari prince ninde umukuriye prince ninjye sasa amaraporo nimugoroba nawe nkayego akiri wagombye gusupervisa kila kitu okay ya mambo ya machat misi ataki pole uri kwa abantu nakubwiye bagomba kuza hano bakomeye kabisa sa itegure utayarishe kila kitu bagiye kuza kabisa we batayari urika ku machat ntabwo uri bakiriye ku machat we batayari ufungura amaso ufungura amatwi kandi ugaride amagambo uravuga unanipata na prince umubwire sinacyo bari bamwe nta kibazo ntugire kibazo kabisa urabyumva sasa ngiye ikintu ushaka gukora ni kimwe baraguhamagara uragenda urabakira nk'abashyitsi bo babereke ntabwo bazi bakakubaza boss arihe uramubwira ntabuhari yagiye safari urababwira yaragiye goma gushaka imari kisha aragaruka vuba nta kindi kabisa barakubwira ntawuhari ubafate abakiriya n'ibiki byose ko nta kintu bari bunwa babana bambwiye ko bateye ubwoba turiya bateye ubwoba kuri ngewe siyo bateye ubwoba ku wowe abantu nkabara nta muntu bagira papa ubwira ikibazo kise sasa wowe kureba ku ifoto yawe gutya wowe urubona uteye ubwoba so uri kujisura kanura gutya urateye ubwoba nawe rero ntibagutera ubwoba ubwira ikibazo kabisa ntugire ikibazo ntugire ikibazo ngenda kubwiye tamu ntugire ikibazo urazana pressure y'umuntu gusa turayizamura ntugire ikibazo na press umwambie ntagire ikibazo nabakozi babwire bakare imana ngubwiye nabikise foto yanjye kwirebye ngo matsa ngingi ndakubwiye wewe chunga sana lakini mambo ya machat mimi siataki ntago nonje ibyo nibyo nshaka sibyo ubundi umenyera azaze tumwakire ntazaducishemo ijisho kandi uzamuvugishe neza umva ikishaka kubwira ibyo nabirangije urabizi iyi diru turimo na amafaranga turabyema ko dushaka amafaranga umbabarira amagambo yawe uzayagabanye cyangwa uyagabanye umbabare ndakwinginze ibinyamagambo menshi utuze ubeseriye akubonemo nk'umuntu w'umugabo ufite ibitekerezo nawe witeje imbere babarira ibyo bankusabiriza nkawo babarira rwose nawe uri kuvuga nabi ntacyo ndagabanya amagambo nkoresha ibikorwa byanjye urabizi ko dore amafaranga hari kwese turabizi sibyo nukomeza kumwereka kuvuga amagambo menshi ashaka kuzatuvumba ko twabimenye tuza rero umurebe byavuze wikirize nyine nawe uvuga nk'umuntu w'umugabo utuntu tw'ubwenge ariko idure amafaranga umbabarira ugireke rwose ntuvuge amagambo menshi sawa rero niyo ngiyo kecha kumubwira amagambo makeya
nizere ko ibyo nakubwira byumvise. nabyumvise hanyuma si wowe wari kuvugana ibiki na bejo byatumye ngo mujya kwihera urumva icyo ari ikibazo cy'uko ni ibya famiye nyine ni ibya famiye ni ibya famiye se njye ndi umva nta kindi kirenze njye kumubwira ko dufite umushyitsi mu kanya wumvise mu mahoro kandi ukomeze ibyo wari urimo uwuhe mushyitsi dufite umushyitsi mu kanya araza kudusura hari ikindi kibazo ufite nibiba byiza ufashe bije kwitegura wumvise umugore muzurwa agiye kunaniza pe